burya nta gihe abimukira batabayeho. Abazungu burya muri Amerika habaga Red Indians bishe bakamara. Bari abazungu bose bavuye ahandi. Abo bose ba Trump bavuga bavuye ahandi ntabwo ari abanyamerika. Ahubwo bavuga yuko bari abakungu bafite ingorane kuko mbere burya na mbere abantu baragendaga, ariko mbere bari bafite ubukungu bakeneye n'abakozi. Nko nyuma y'intambara y'isi abantu bagiye muri biriya bihugu by'i Burayi ni benshi cyane. Uranabibona ugiye ukababona mu Bwongereza, mu Bufaransa n'ahandi, mu Budage, Turukiya n'abandi bari buzuye, les Marocains, les Algériens mu Bufaransa, Abahinde n'abandi bugiye kuntuza. Ahubwo noneho kuko ibyo bihugu bimaze kugira ingorane za ekonomi, bafite abantu badafite imirimo benshi, bumva batifuza abandi, noneho bagahagarika n'ibyo. Noneho abantu baza bigatera induru kuko batabemerera. Rero ubundi abantu baragiye bajyayo, kimwe n'icyo ko biriya bihugu bihagarika abaza. Si ukuvuga ko ari benshi, burya bagenda batwarwa n'intambara ni bake bari muri za Syria, za Turukiya, za Somalia, ariko abandi bose batwarwa n'ibyo bya ekonomi nk'uko mbere byagendaga. Ibihugu rero byarafunze kuzana kujya, ariko bibuke ko kera isi yarafunguyeho abo bazungu bajyayo bari bafite ibibazo. Ubu rero byarafunze, bifunze rero natwe dufitemo amakosa yacu abanyafurika, kuko twabayeho tuzi ko ibyiza biri i Burayi, kuko ubukungu barabufataga hano bakabutwara bakabukoresha hari i Burayi, ukabona ko ariho ubukungu buri, ibyiza ariho biri. Abantu rero bakagenda ariyo bajya kuko bazi ko ariyo ibyiza biri. Natwe rero ntitwagize ngo noneho ibyo byiza tubizane tubikore hano, cyambere tubikore biboneke, cyangwa se igihe tutarabikora ngo twigishe abantu tubabwira ko hariya sibyo, ibyiza biraha biruta byabariya. Urumva ni ikosa ryacu natwe abanyafurika, nta ntambwe twateye. Ariko ni ikosa iriya guhagarika kuriya bikasakuza. Ubu ngubu ni ikosa ry'abariya, kuko abantu bari basanzwe bagenda muri za 48, 50, 60, bya bihugu by'intuza byari bikeneye abakozi. Abanyafurika bagiyeyo benshi barakora, ku buryo nko mu Bwongereza uhasanga miliyoni z'abantu baturutse mu Buhinde, baturutse n'ahandi. Mu Bufaransa usanga za miliyoni z'Abarabu n'abandi bari hari. Mu Budage ukabona Abaturukiya. Icyo gihe Amerika yajyaga izana abantu bose bazana kugira ngo bahe imirimo. Za Australia niko zabikoraga n'iki. Rero ubu ngubu ikosa ririho ko bafunga bigatuma bisakuza, natwe ko ntacyo dukora kugira ngo icyo kibazo turebe ko twakirangiza. Biri ku mpande zombi, ariko cyane gusakuza, ndavuga gusakuza ikibazo, kuko gusakuza siko bitera ikibazo, ariko gusakuza byo bituruka ku Banyaburayi. Kwa Banyaburayi basakuza ngo baje twacitse, ukagira ngo babagize ukagira ngo ibintu byacitse kuko haje abantu benda 10,000, 20, ahuze ko bagiye miliyoni n'abandi muri Amerika ko nta wigeze asakuza. Cyangwa mbere ko bajyaga muri za 60, za 70 batwaraga za miliyoni z'Abaturukiya, miliyoni z'Abahinde, miliyoni z'abantu z'Abanyafurika. Abanyafurika bo babaga na bakeya, Algeria, ba Maroc n'abandi mu Bufaransa baruzuye. Icyo gihe se ko bitabaga ikibazo, bakari iki kibazo gusa nuko bo bifite ikibazo, basanga bafite abashomeri nka 30%, batabani baza. Noneho nta n'icyo binatwaye buriya, kuko ubundi baje bakabareka bakirwanaho, ahubwo bituma babandi bafite abashoferi ngo se twabuze imirimo none murazana abandi. Noneho uri kuri leta akavuga ati nibigira bityo ejo ntibazantora, naho ubundi banabareka bakaza ntibahe imirimo, abantu bakareba barangwe bakagaruka. Urumva? Ariko rero kuko
abadafite imirimo nk'aba 30% bavuga ngo murazana abandi kandi natwe twarabuze imirimo, nibo mugiye guha iyo mirimo. Ugasanga rero umuntu wari nka ba Macron bariya abandi bose banje n'iki bavuga bati se tuzatorwa nande bariya nibatwima amajwi. Ugasanga rero bagomba guhagarika bagafunga ndetse byarimba bakarasa.